mbere na mbere ngufashe mu mugongo we wabuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe. Ubundi umuntu avuka rimwe agapfa rimwe, ibyo twese turabizi. Iyi inshuti yawe, umuvandimwe cyangwa undi muntu wigira akamaro mu buzima bwawe yitabye Imana, nta mutwaro aba afite w'agahinda atewe no kwamburwa ubuzima, ahubwo usigara ni wowe usigarana agahinda. Imiryango ye, inshuti ze, abakunzi be basigara bibaza uburyo umuntu abavuyemo mu kanya nk'ako guhumbya. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Igihugu cy'u Rwanda mu myaka mike cyane ishize cyabuze abantu b'ibihangange kandi b'ingirakamaro, bari barinjiye mu mitima yacu ku buryo nubwo batajyari bizagorana ko batuva mu mitwe yacu. Turacyumva ibihangano byabo, turacyagendera ku bitekerezo byabo basize. Mwese muribuka Pasteur Theogene, inyigisho ze ziracyacishikana hirya no hino. Icyo bose bahuriyeho nuko mbere yuko bitaba Imana bari bamaze kwambara igikundiro kidasanzwe cy'Abanyarwanda. Gusa icyo bose bazize si kimwe. Abantu 8 bari bakunzwe ku kigero cyo hejuru bakaza kutuvamo, nibo tugiye kugarukaho. Biganjemo abahanzi. Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Nk'ibisanzwe, ndi Penuel Muvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, kora handitse subscribe, ukore no kukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu mu mbere. Like, comment na share ni iby'agaciro gahambaye kuri twe. Ndagushimiye wowe ubikoze. Nongeye kubaha ikaze muri iyi si twese twisanzemo kandi tutazi nuko tuzayivamo. Gusa twese icyo twizera nuko icyo gihe cyo kwitahira gihari. Mbahaye ikaze mu gihugu cy'u Rwanda cyahombye abahanzi badasanzwe mu gihe gito. Kaze neza. Reka duhere ku gicamunsi cyo kuwa 4 tariki ya 5 muri 2019 nibwo mu bitaro bikuru bya Kaminuza y'u Rwanda CHUK humvikanye inkuru y'incamugongo ko Nsanzamahoro Denis wari umaze kwandika izina muri sinema atakibarizwa mu isi y'abazima. Rwasa yakinnye filime nyinshi kuva mu 1998 ubwo yinjiraga muri uyu mwuga. Filime zakunzwe na benshi yakinnyemo harimo nk'iyitwa 100 Days, Sometimes in April, Operation Turquoise, A Walk with a Lion yakiniwe muri Kenya, ndetse na Shooting Dog zivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ariko by'umwihariko ikagaruka kubiciwe muri Eto Kicukiro. Abantu kandi bamumenyeye muri filime y'uruherekane ye bwite yitwaga Sakabaka yacaga kuri televiziyo Rwanda. Mvugire Sandra, sishakongera kumvuga ibyo jambo na gatoya. Sishakongera kumvuga ibyo bintu. Erega ibyo ndabyumva. Gusa icyo nibaza ni kimwe, uwo mukobwa byagenze gute ngo mujye kubonana? Okay, basi reka tuzabone ko 3 nimugoroba, sibyo? Sawa chérie, merci. Sawa. Uyu Nsanzamahoro Denis yitabye Imana atararushinga, gusa nibure yarasize umwana w'umuhungu. Uyu mugabo yazize indwara ya diabete. Nsanzamahoro Denis akomeze kuruhukira muri Paradizo. Undi muntu wapfuye bitunguranye agashengura imitima ya benshi ni umuhanzi Kizito Mihigo. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Kizito Mihigo ubuhanzi bwe bwibandaga ku ndirimbo z'Imana, iz'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, ari nazo benshi bamumenyeyemo. Izakunzwe cyane harimo nk'iyitwa Ijoro ribaruwa riraye, Twanze gutoberwa amateka, Inuma, Igisobanuro cy'urupfu n'izindi. Umwihariko we ni uburyo yatondekanyaga imirongo agashyiramo amagambo akomeye ku buryo iyo wamwumvaga byakoroheraga gukuramo isomo ndetse benshi zikabakora ku mutima. Kizito Mihigo yavukiye Kibeho mu karere ka Nyaruguru, mu hahoze ari perefegitura ya Gikongoro. Avuka kwa 25 Nyakanga 1981. Yitabye Imana tariki ya 17 Gashyantare 2020. Bivuze ko Kizito Mihigo yabaye muri iyi si dutuyemo imyaka 38 yonyine.
Mbere yo gupfa kwe yari amaze iminsi 3 muri kasho ya polisi, aho ubugenzacyaha bwamukurikiranagaho ibyaha birimo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko agamije kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba irwanya igihugu hiyongereho na ruswa. Gusa nk'uko polisi yabitangaje, Kizito Mihigo niwe wiyambuye ubuzima, ibi twita kwiyahura. Reka nawe akomeze kuruhukira mu mahoro. Undi muntu wa gatatu ni DJ Mira. Uyu nawe mwaramumenye cyane mu kuvanga imiziki no gufatanya n'abandi bahanzi mu ndirimbo zibyinitse. Urupfu rwe rwashenguye benshi kugeza na n'ubu. Karurangwa Virgil cyangwa DJ Mira muramwibuka muri Bere yafatanyije na PC hamwe n'itsinda rya Urban Boys. She's so hot, she's so fine. I never seen the kind of girl wallahi. Cute face, Coca-Cola shade. I swear to God it's hot to escape. Muramwibuka muri Stamina, Iri Joro Nibe n'izindi. Ku itariki ya 5 Mata 2020 nibwo yatabarutse, ni nyuma y'iminsi mike yari amaze mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal yivuza ikibazo cy'umutsi w'ubwonko utagikora neza. Abandi bavuga ko byatewe n'umunaniro w'ubwonko waba warateye guturika kwa tumwe mu dutsi t'ubwonko. Ikizwe nuko yari amaze iminsi 5 ashyizwe mu bitaro ngo avurwe, bikanavugwa ko hari uruhande rumwe rutari rugikora neza kubera ubu burwayi. DJ Mira yatabarutse amaze umwaka umwe ashyingiranywe na Hope Nigihozo, banabyaranye umwana umwe wari ufite amezi 7 icyo gihe. Imana ikomeze kubaha gukomera. DJ Mira nawe nakomeze kuruhukira mu mahoro. Umuntu wa kane wapfuye bitunguranye ni Jay Polly. Tuyishime Joshua wamamaye nka Jay Polly. Uyu we yari umwami mu njyana ya hip hop ndetse ari mu bayitangije hano mu Rwanda. They said so. That we ain't gonna make it. Kabaka man. But we made it. Jay Polly. Legion. Give me the beer. Nindu bayoboye. Ubaye ibyo bakeneye. Kuva ku bwakera kugeza na n'ubu avugira rubanda woni wenyiriza. Urupfu rwe rwashenguye benshi bitewe n'igikundiro, ubuhangange n'ubudahangarwa budahangamurwa n'uwo ari we wese wabigerageza. Umunyarwanda we yaciye umugani ngo abeza nibo bagenda. Iyi nkuru y'incamugongo yamenyekanye mu rukerera kw'ibye birangiye hari ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 2021. Bivuga ko yazize uburwayi. Jay Polly yari afungiye muri gereza ya Mageragere akurikiranyweho ibyaha birimo ibyerekeranye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, bivugwa ko ari nabyo byamuhitanye. Mu masaha ya nijoro nibwo yarembye ajyanwa kwa muganga, ariko aza guhita ashiramo umwuka. Mu ndirimbo ze harimo nk'iyitwa Umusenyi, Akanyarira jisho n'izindi. Jay Polly kandi yegukanye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar 2014. Ibihangano bye biracyacurangwa kugeza na n'ubu nubwo atagihari kubera ubutumwa yanyuzaga mu nganzo idodanye ubuhanga bwihariye. Sorry, Polly, my brother Polly, rest in peace Polly. Joshua, I'm sorry Polly, my brother Polly, rest in peace Polly. Reka tujye ku muntu wa 5 ndetse no wa 6 bapfiriye umunsi umwe. Uyu ni Yvan Buravan ndetse na Nkusi Thomas wamenyekanye nka Yanga. Ku itariki ya 17 Kanama 2024, umunsi mubi utazapfa kuva mu mitwe y'Abanyarwanda. Ni umunsi byamamare byaburiyeho ubuzima icyarimwe. Iyi ni inkuru mbi muzigeze kubaho ubwo Yvan Buravan na Thomas Nkusi cyangwa Yanga bashiragamo umwuka. Reka duhere kuri Yvan Buravan. Imana mu ijoro rishyira tariki ya 17 Kanama 2022 azize uburwayi bwa kanseri cyangwa se pancreatic cancer ni mu ndimi z'amahanga. Ubutumwa bwanditswe n'abamufashaga mu muziki cyangwa se management banditse ko Yvan Buravan yitabye Imana ari mu Buhinde aho yivurizaga. Yvan Buravan ni umuhanzi wari ukunzwe na benshi kubera indirimbo zakoraga ku mitima, aho yaririmbaga yibanda ku rukundo no ku njyana ya gakondo.
niwe munyarwanda wakoze amateka mu mpera z'umwaka wa 2018 ubwo yegukanaga igihembo cyitwa Prix Découverte gitangwa na radiyo y'Abafaransa RFI. Mu ndirimbo afite izakunzwe cyane harimo nk'iyitwa Sibel, Malaika, Big Time, Gusakara n'izindi. Yvan Buravani yavutse tariki ya 27 Gicurasi mu 1995 akaba yaritabye Imana afite imyaka 27 y'amavuko yonyine. Ikindi kibabaje kurushaho nuko yitabye Imana nta mugore arashaka ndetse nta mwana yari yabyara. Reka tumwifurize iruhuko ridashira ndetse dufate mu mugongo abo yasize. Reka tujye ku mwanya wa 6. Akurikiye Yvan Buravani yitwa Nkusi Thomas. Nkusi Thomas wamenyekanye nka Yanga mu gusobanura filimi nawe yitabye Imana ku wa 17 Kanama 2022 atabarukira muri Afurika y'Epfo azize uburwayi. Uyu mugabo watangiye gusobanura filimi afite imyaka 17 yonyine, nawe benshi baramukunze ahanini kubera filimi yasobanuraga ndetse akaba n'umwe mu batangije ibyo gusobanura filimi hano mu Rwanda. Nkusi Thomas igikundiro cye nticyagarukiye ko azasigara mu mitwe ya benshi, ahubwo kigaragarira no mu magambo amwe namwe yagiye avuga maginga ya tukaba tukiyagenderaho. Urugero ni nk'ijambo type rikoreshwa ahanini ku mukinnyi w'imena wa filime. Muri filime ze kandi yakundaga kuvugamo ahantu nk'ahitwa kwa Myasiro, muri restaurant, imikasiro, ibibazo, umucango, tekinike zo kurwana zihambaye n'andi. Yazitangiraga avuga ati karatangira kanakomeza, ashaka gusaba abantu kuba maso bagakurikirana filimi. Umusini ryashakaga kuvuga igiceri cya senkani cyangwa se 50. Mu yandi magambo yakundaga gukoresha avugwa muri iyi minsi ugahita wibuka Yanga ni nk'ijambo kiradiha, nyakariro, akabuno ku ntebe, amaso kurekara. Boris aha yashakaga kuvuga Knowless, Njopoli akaba yarashakaga kuvuga Jay Polly n'ayandi atabarika. Yari yarashinze kompanyi yitwa The One Film Production ku buryo filime yasobanuraga byavugwaga ko ari zo muri The One. Yanga yitabye Imana mu by'ukuri yari amaze kwiyegurira Imana. Ibyo gusobanura filimi yari yarabiretse ndetse asigaye akora umurimo w'ivugabutumwa. Uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Urumva amagambo? Uhereye none Yanga nubwo bizagorana ko yava mu mitwe ya benshi, ariko Imana imuha iruhuko ridashira. Umuntu wakurikiye Yanga ni Pastor Theogene. Sheri hako biriya bikuta byaragowe, biriya bikuta bibitse amabanga menshi. Iminsi iragushuka. Mu rukerera rwo kwa 23 Kamena 2023 Abanyarwanda babyukiye mu nkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Pastor Theogene Niyonshuti wamenyekanye ku izina rye Nzahuke, witabye Imana azize impanuka y'imodoka ubwo yavaga i Kampala gukora umurimo w'ivugabutumwa. Imodoka yarimo yagonzwe n'igikamyo mu birometero nka 4 hafi n'umupaka wa Gatuna. Pastor Niyonshuti Theogene yari umugabo wahindutse agahindura n'abandi. Mu buhamya bwe Pastor Theogene yivugiraga ko ari umwe mu bakozi b'Imana batajya barya iminwa iyo ageze ku ngingo ijyanye no kuvuga ubuzima bw'ibyo yanyuzemo mu hashize. Ubusanzwe yavukaga mu muryango ukomeye, ariko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi yabayeho mu buzima bugoye byatumye ayoboka inzira yo kwicira inshuro. Muri ubwo buzima yari atunzwe no gukora mu kinamba, ndetse warangaraga muri hafi yasangaga mutwaye umuzigo we. Nyuma yo kurambirwa n'ubwo buzima bwo gushakira amahoro mu rumogi n'ibindi, mu 2003 nibwo yafashe umwanzuro wo kwakira agakiza, ndetse yari akigahagazemo yemye kugeza atabarutse. Amaze kwimarira mu gakiza yasubiye ku muhanda akurayo bamwe mu bo yahasize, abahindura ubuzima, bamwe abafasha kwiga imyuga, abandi abafata nk'abana be. Yari umuvugabutumwa wihariye igikundiro ku bayoboke b'amadini n'amatorero atandukanye kubera uburyo
yavugaga ubutumwa. Yashakanye na Uwanyana Asia, babyaranye abana 4 ndetse bari bafite n'abandi benshi bareraga biganjemo abo yakuye mu buzima bwo ku muhanda. Abizera Imana reka twizere ko tuzamusanga muri paradizo. Indi nkuru ya vuba aha yashenguye imitima ya benshi ni urupfu rw'umuhanzi Nyiransengiyumva Florentine wamenyekanye nka Fafa cyangwa Dore Imbogo. Ejo bundi kuri 27 Nyakanga 2024 aguye mu bitaro bya Kibuye hariya mu Burengerazuba nyuma y'uko abaganga bayoboye indwara yazize. Abantu benshi bagiye bavuga ko yazize amarozi. Uyu Fafa yari amaze kwigarura imitima ya benshi kubera ibiganiro yakoraga n'indirimbo ze ziba zuzuyemo urwenya. Indirimbo yatumye amenyekana cyane ni yitwa Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore Impara, ari nayo yamwitiriwe. Nsengiyumva Valentine nawe reka tumwifurize iruhuko ridashira. Muri aba tumaze kuvuga si bo bonyine twabuze kandi twarabakundaga, ahubwo nuko tugiye kubavugaho bose inkuru yaba ndende cyane bwacya bukira. Muribuka Pasteur Zira Mpyisi, Tribert Rujugira y'Abatwa ndetse n'abandi. Aba bose twabuze nta wari uzi ko bazadusiga gutya bitunguranye, uretse wenda nk'uwazize izabukuru ho byabaga byumvikana. Buri wese muri iyi sazi neza igihe yavukiye, ariko nta wamenya igihe azapfiraho. Ibi tujye tubizirikana, biduhe kubaha buri wese, waba umuruta cyangwa kuruta, kurengera abarenganye ndetse no kudashyigikira abarenganya, kutishongora, gukora ibyo dusabwa byose uyu munsi, kuko hari umunyarwanda waciye umugani ngo iby'ejo bibara b'ejo. Reka ncumbikira aha mbifuriza kuzagira iherezo ryiza. Njye mwumvaga nk'ibisanzwe ndi Penuel Muvandimwe, naho ubutaha tuzongere guhura amatavuna imitozo.